So nyuma yuko ibisobanuro n'iyi dosiye twabonye hano, twabonye umuvugizi wa bahita bazana n'icyangombwa cyatanzwe, ngiye cyano na gipiningi urakibona hano. Iki cyangombwa cyatanzwe harimo baragaragaza uburyo uyu uburyo ububasha bwari bwatanzwe cyangwa n'icyangombwa cyari cyatanzwe cyari cyo gusana, kandi bagatangaza uriya mudamu yabisobanuye neza cyane. So uyu musore kwemvovingamo inzego za leta, akashinja urwego rw'umutekano rwa polisi ko rwagiye gusenya rwoherejwe n'umuyobozi w'akarere. Ibi ngibi ntarimo kugumura no gutangaza ibihuha. Urumva Godfather, nk'abantu baba mu nzego z'ibanze, iyo abantu bagiye kuri site nyine, urumva umurenge, akagari, akarere, byose baba bifite polisi, sibyo? So hari igihe nka DPC ashaka kohereza nk'umupolisi akagenda nyine wenda ari kureba igikorwa kiri kuba, ariko ntabwo yabivuze ko DPC ari wohereje abo bantu, ahubwo nuko DPC aba ari mu mutekano w'umuyobozi uri aho ngaho, ariko si we uri mu nshingano zo gusenya. Ubu rero nkubwire, reka tugaruke none tuve mu byo yanditse. Inzego ziramukurikirana, nizisanga hari ibimuhama baramufunga, nibasanga nta bimuhama baramurekura. Reka tugaruke ayo makuru yakuye ko bamufunze. Ariko se amakuru nayoberwa gute? Reka nkubwize ukuri Keminiki, aho kugira ngo mbi byo kuryama amakuru. Akimara gufungwa, abakimara kujya kumufata, kuko namenye amakuru bahamagaye bati muturanyira hano, bakimara kujya kumufata ahantu yararimo guko yaragiye gukorera, amakuru yakaza bwati gufata baramutwaye namwe bigeze gute, baramwe ngo harimo yinjari. Urumva Keminiki? Ariko bakaba bamutwariye kireka bamutwara ibyo yanditse cyangwa bamutwariye ibyo umva amakuru angeraho. Niyo mpamvu mu gitoro nakoze space nkimara kumenya ko bamaze kumutambikana. Urumva ngiye mpita ngenda gake, urumva ngiye ntarwo cyiza gutangaza amakuru by the way, ariko abakunzi banjye bangomba kubarabura. Niyo mpamvu mu gitoro nakoze space, hora live hano, ndabwira ni umuntu bita Disclaimer arafunzwe, ariko sindamenya niba ibimufunze ari iyi inyandiko yakoze cyangwa se niba hafite ibindi ashinjwa. Unyumve neza cyane. So nagombaga gukurikira amakuru rero y'icyamufungiwe, kandi ndatekereza ko ese ntabwo kugiye bari bandikara, nagomba kumenya exactly niki yakoze kimufungishije. Amakuru angeze nko rero mbere yuko njya mu busaswa, urabona hano ku Kigali bwije, amakuru aragira ati arakekwaho kwangiriza. Ayo makuru ari authentique wa arahantu hayakuye wizeye 112%. Okay, ubwo waregeje 12, reka tuyizere. No ntimuyizere. Oya, ubwo uregeje 12, ubwo udashyizeho 105 ukaba washyizeho 12%, bivuze ngo ndamakuru mpagaze 100%. Disclaimer ano arakekwaho, tubyite gukekwa ko ntabwo arakatirwa, nubwo arahamwa n'icyaha. Arakekwaho kwangiriza ikintu cy'undi. Hari umuntu yakubise ibyo yangirije, ntabwo ndaza kumenya ngo baraza kubisobanurira. I have no idea. Kwangiriza ikintu Godfather, niyo mubango ugira neza wigendere, ugira neza kabisanga nagira no kwangiriza ikintu cy'undi. Urukunyuma Keminiki, kwangiriza ikintu cy'undi, kwangiriza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. How much is this? 450, 350. Okay. Urumva ese bundi uburinde wo kurwanya ububasha bw'amategeko. Okay, muri iriya nyandiko tugendere, wenda niba wasanga ari ubundi buryo bikoze moto tutazi. Muri iriya nyandiko iyo witegereje harimo kurwanya ububasha bw'amategeko. Gusa oya gusa nago yazirira nyandiko, nago yazirira nyandiko, ahubwo hari ibindi biba biri behind. Ibindi biba biri behind tutazi. Nago nyandiko ko nyandiko nahantu harimo kwangiriza ikintu cy'undi, bapfa gufungira inyandiko. Kuko nyandiko yabana yisibye, babana yimusibishije, nago bapfa gufungira inyandiko. Tugaruke kuri Disclaimer rero, umwami w'ibihuha, umwami wo guca ibikuba. Urumva? Mwami sugano urumva ujyanye nari byo mwamira, none se sibyo? None se ejo muri uretse gato, ejo muri ntiyagiye agategura inyandiko, uretse gato nyamara disi ari ukuntu ajya turabura. Nta kurabura, ntako niwe muntu muri ubu buzima, urukumva ameze nk'ikisi, ameze muzi ikintu muhuza nacyo. Niwe muntu ukuntu ukuri ndi kubabwira, ntabwo njye n'imboga
nguyu yaragiye ejo bundi aterura inyandiko avuga ko Semuhungu uyu nguyu ngo yasambanyije abana b'imyaka 7. Semuhungu tubizi neza uko twagurutse hano uri mu bantu baje kubihakana niba bwibuka. Uretse gato ariko uziko nyibukije avuga ko Semuhungu yasambanyije abana b'imyaka 7. That's why Semuhungu ari hano nyine nawe ari ntabwo abantu bose avuga bari hano. Reka nkubwire nani Kemenike. Uyu ni umuntu ejo wafashe igihuha mbere yuko ibi babuza hakiza amasaha makeya atangariza abantu ko Bruce Melody yahunze igihugu. Bruce Melody ari Kanombe bro. Bruce Melody yahunze igihugu. Yego. Nabibonye ariko ibyo ntago nabihaye umwanya numvaga nyine ntabwo wabiha umwanya ariko subira inyuma urebe kuri brand y'umuntu n'ukuntu umuntu ashatse kwangiriza ishusho y'undi ntabwo ushaka kubyumva. Turi kumwe kubera dose n'umuntu wigeze kugenda Godfather umuntu wikundya uretse wikwari ijambo nta muntu ngenda nawe mu gw'amahoro kereka nimba ngeze mu isano kumaze gupfura koze sawa nyine yakugenzeho ate Gorego urarangije Karam man aba bana bose man n'abagome man ashobora gukoresha ibintu byose kwa amaco inda kugira akuvuge nabi abone views breaking news ugasanga man apana amaco uzi ko twamushibishije biriya bintu bya Semuhungu twaraje hano turamagana turavuga ati oya kugera nakurikiranye umuntu wa mbere waje kwamagana nanjye namo bare tugeze Kimihurura umuntu waje kwamagana moderation bane ibintu byakoresheje n'itwa moderation leta ze moderation Kimihurura imagine ko umuntu waje kwamagana imvugo yari yakoresheje kuri Semuhungu zo wari we no umuntu bita ntuza uramutipe ninde uyu nguyu the future mona uramwirirwa na kuri Twitter the future ndamuzi niwe muntu waje aravuga ati Godfather bari kubeshyira Semuhungu simuzi ariko amakuru ngiye naraye mbonye nuko Semuhungu bamuhagaritse atwaye bagahuhamo kagaturika Godfather so ndibuka the day twatiri muri space uribuka ko twari turi nyine twagendeye kubihuha yararimo aravuga ariko someone from muri status zirenze aramamagara yego arambwira ati babwire ko aba bantu ariko numvuga izina ati babwire ko uyu muntu afungiwe iki ngiki. Urakoze cyane ngira ngo ninjye waje sinzi niba Semuhungu we naragabize ariko ninjye waje ndababwira ni Semuhungu yafunzwe kubera impamvu iyi niyi mwari murimo muravuga naga aribyo kandi nari mbibwiwe n'umuntu nizeye kandi uri muri izo nshingano urumva ko nawe yaratwumvise turi muri izo speculation zidafututse aramamagara arambwira ngo please Kemenike ndabizi ko aba bantu bose bari muri Dairema ariko iyo Dairema barimo ntago ariyo ntabwo Semuhungu uyu muntu ibyo kuvuga ngo umuntu ngo yarepinze ngo abana iki niki ibyo ngibyo na amafuti barimo barabeshyira umuntu twebwe byagenze gutya ndaza ndabikubwira ngira ngo naho ngaho case yabaye na closed I think ibyo nibuka twabirwanije ikintu maze kubona kimwe iyo ntabwo ikintu maze kubona kimwe muri mu bantu bakoresha social media muri iyi minsi iyo ikinyoma kije abantu bakamenya ukuri baraza bakakirandura n'imizi nicyo kintu bashije kubona sinora bibonye azronga hari ukuri kumenya batunze Kimihurura man nari bati musama babara no kuba system yitwa ngo moderation na moderation Semuhungu arungwa ko Semuhungu he give but he not forget not forget naramubabariye oya Semuhungu ibintu byose arabyibagirwa ntago abyitaho ntabwo Semuhungu yarahindutse nawe nkuveho ntabwo ajya yibagirwa ntabwo ndahinduka abandi niba yarahindutse ngire nkuveho ntabwo yarahindutse ntabwo ajya yibagirwa ukajya niba warahindutse ubwo ndamenya ko nawe udashobotse ese Kemenike bite shani sawa nyine twaje turaza kugira igihe cyo kuganira uyu munsi ari umunsi w'abasangirangendo b'abatransgender twiriwe yakoze none se Kemenike bamusuzuye yansize nese njye izo ntuza zabo nzibamo kiboneka yabonye akazi keza yabaye brand Kemenike ngaho jye nyumvira Kemenike muri bagenzi
umva Semu. Keminike ni inshuti y'abasangirangendo nanga n'umusangirangendo. Oya njye ndi inshuti yabo ntago ndi umusangirangendo ariko ni inshuti yabo. Ni inshuti y'abasangirangendo ariko si umusangirangendo. Njye ndi inshuti yabo pe. N'umuntu mbona uri kubabiyozinga ndamurwanya. none mbura ukumva atawe twamuhoza. Oya umva Jewe ntabwo ndi inshuti y'abatinganyi gusa ntabwo mba. Okay, Godfather wari uzi ko hari abantu bakwangira yuko hosting. Wari uzi ko hari abantu bakwangira yuko hosting live. Uravuze ngo nguki? Dekimeni. Wari uzi ko hari abantu bakwangira ko hosting live. Abo ngabo bazagende barongore banyira. Aha. Ibyo rero bifate nkuko nubundi hari umuntu ushaka kumbona akabona ni inshuti na Semungu akagira ngo nanjye ndi nkawe. Oya none ibyo mbandi gutera blague ndabizi bro ibyo bintu bisobanukiwe ntabwo. Erike si inshuti yanjye. Bazayiri kuzanya imyaka n'imyaka nta muntu ushobora kumuvundira. Ndabizi ibintu agacho. Nabyo ndakumva ijana ku ijana ndakumva cyane kuko ndabisobanukiwe ndabizi. Nzi n'uburyo bafatwa. Erega buriya iyo uri Semungu yaravuze iyo uri brandi ugomba gukontribute mu kubaka humanity mu bantu. Sawa gore we. Nalezo ngo areka kaka. Nyine ntoke kuba nabo nuje gusura Semungu azagusika amavuta mu kabuno. Oya Semungu nanamusura. Ubundi se ako azagusika amavuta mu ibintu mamuvuga nge barije mu ncanga. Semungu se yakurongora utabishaka. Muhabera se warabonye ifite toto aza kubomora uri mukuruje yake gukuru. Azagutereta aguhamagare agusabe guhamagaza umurongo wawe wa Tigo bro. Semungu imubekera. Semungu afite utwana twinshi tumushaka shaho twayobotse inzira. Komeza inzira. So ikintu kirori iki ngiki mpamvu nkoze yaka live nkareka kujya mu makwene nuko tugiye kuyinjiramo. Ariko ayo makuru ntago ndayizera. Nkubwira anafungiye? Kankubwira anafungiye give me a second. Umuntu bita Disikrema afungiye kuri ribu ya Jabana. Jabana arawerekeza Kabuye. Ntabwo nzahari. Ndahazi ku ruganda rw'isukari uzamuka. Ntabwo mpazi ngewe bro ndarengana ntabwo nzi ngo Jabana iherereye nabakubeshye. Okay twege turahazi yego. So uri kumva niho aya masaha afungiye. Sinjya mubuka Kemeni. Bwira inkuru gatangajwe ugasanga ari ikinyoma. Uravuze? Kubera iki? Inafunzwe kubera iki? Kusi nawe wasinze ariko. The fuck? Nasinze guteze uziko ndi kureba match ya Congo na Jamaica ntabwo. None se nikindi kumutari kumva ndi kukubwira ibyo cyekwaho. Arakekwa kwangiriza ikintu cyundi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Nibyo byaha birakekwaho. Akurikiranweho. Turi kumwe? Ngibi byaha kugeza abasabiri muri dossier ya Krema ya Disikrema. Ku makuru mfite kandi nizeye ntugere kumaza gafungiwe iki. Disikrema afunze akekwaho kwangiriza ikintu cyundi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Ububasha ahanga kurwanya ububasha bw'amategeko harimo kuziyi dossier yira tweet yakoze bira biboro yanditse. Uri kunyumva? Erega mwebwe nawe mwahaye uburemere bira biboro ariko bira biboro biri very sensitive. Ariko no gushaka kumenyera inzego ntabwo wamenyera leta ntabwo wamenyera ubuyobozi.